Yesu asigwa amavuta na Mariya. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro, Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyota, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureka yabikira umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari, baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo ku bwe bakizera Yesu. Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bukeye bwaho abantu benshi bari baje Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru, bumvise yuko Yesu azayo, benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisirayeli. Yesu abonye icyana cy'indogobe akicaraho, nk'uko byanditswe ngo, witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe, nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we, kandi ko ariko bamugenjeje. Nuko ba bantu bari kumwe nawe ubwo yahamagaraga Lazaro ngo ave mu gituro akamuzura, bamubera abahamya. Kandi nicyo cyatumye abantu benshi bajya kumusanganira, kuko bumvise ko yakoze icyo kimenyetso. Nuko abafarisayo baravugana bati, murarora yuko murushywa n'ubusa? Dore rubanda rwose ruramukurikiye. Abagiriki bashaka kureba Yesu. Hariho Abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati, mutware, turashaka kureba Yesu. Filipo araza abwira Andereya, Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera, Data azamuha icyubahiro. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti Data, nkiza undokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data, ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati, ni inkuba. Abandi bati, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nzireherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Rubanda baramusubiza bati, twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None niki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ninde nyine? Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo, mutabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda, arabihisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye, kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo, mwami, ninde wizeye ibyo twumvise? Kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Nicyo cyatumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati, yabahumye amaso ntibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo bakize. Ibyo byavuzwe na Yesaya, kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera si jye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye, n'umbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, sijya umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka.
ijambo navuze nibyo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye.